waramutse kuko ubu yakerewe shana ryamiriye none se wowe ahubwo bite ugiye kwa muganga sha sine nasanze ngomba kujya ku ivuriro rya kure kugira ngo mama Anika atamenye ibyanjye. Aha ibyo ni sawa rwose mwe ahubwo uzajyayo ryari simbizi hakuzi ko ukina mu bikomeye kujya kwa muganga birihutirwa ukamenya niba utwite cyangwa udatwite. none se amafaranga y'itike ndayakura he koko? ariko se amafaranga wayatse mama Anika arayakwima ngo iki sine ubwo urumva natinyuka kumwaka amafaranga bamubwira ko ngiye koko? ariko se wamugana sha ndumva ukomereye n'ukuri. aha urabivuga urabizi singisinzira mba nibaza uko bizagenda nibasanga ntwite. wikwiheba bigezaho mwe humura sha humura n'ukuri. ntibyoroshye kubyirengagiza sha nibaza ukuntu nzava mu ishuri ubu koko ibyo nifuzaga kugeraho byose birarangiye. birumvikana urahangayitse mwe birumvikana n'ukuri. ntekereza ukuntu nzatunguka imbere ya mama mwumvise indangiriye. mwe gutwita sinabikwifuriza ariko bikubayeho ni ugushika mukabibamo. ariko ukwiye kujya kwa muganga pe kuko amafaranga yo kugenda kure. ariko we cyagiye Kevin yavuze ko mwabonye umukiriya w'inkwavu. Gaju se ntiyanze ko tuzigurisha ngo batazazirya. Ako niba inkwavu ari izanyu mwembi yagakwiye kukumva. ariko urabizi sine ngiye kureba Gaju yabyanga yabyemera turagurisha. Valentin bite se? Ni sawa Pazo. We ngoje kandi warushobora wa? ngaho se ntwaza sha. Yakareka ntiyanduza nda. Hizona nterekeje kandi cyamazi no kuntu nambaye yagira ngo iki koko. Tutikora hose ugihera. Ese Valentin uzi ko ngiye Kigali? Ngiye town. Ngiki? Kugenda nuko rero? Cyane rwose ndagenda uyu munsi. Uri kugenda nsezera abajama banje rwose ntigeze nsezera. Aha sha uri umunyamahirwe kabisa. Kurangiza kwiga ugahita ubona akazi i Kigali. Erega Valentin ntabwo ari amahirwe. Ko tuba tuzi gutigeterega mwana. Erega ujya yuko ko Pazo ngende umustar. Abantu benshi babanze ndi cyamamare. Kwiyemera byo urabizi icyo koze. Ngaho se uzambwirira abo bantu bakuzi nanjye bashakira akazi mve muri ubu bushomeri. Yes, urakomeje se mbijye mu mwana. Nukuri pe. Umva kuba usaba akantu kandi mu rugo kandi witwa ngo warangije kwiga. Umva birandambiye pe. Ahubwo agatekerezo kapo. Ngaho simbwira sha. Muri nta kintu murakora inaha. Bashe tukajyana Kigali nyine ukava muri iki cyaro. Nkajyayo nta kazi nahabonye Pazo. Tabone washakisha akazi mari ntiwakabura uhageze. Erega haba hari opportunities nyinshi ntago wakabura. Akusikara ibyo. Reka mbanze mbitekerezeho nzakubwira sibyo? Nta kibazo rwose Valentin. Ahubwo nyine ubwo reka mbe ngucitse ngiye gusezerana iki. Nawe wundi sha turi kumwe Valentin. Sasha. Anike ariko kwangirije kuri kunyumva. Ese Keve urashaka iki? Ese undi kutagiye ku ishuri? Weze gutagiyeyo. Umuntu ugomba arije gusibira mu wa gatandatu. Zibaho se nyine. Reka nze mbwire mama urebe ko atari buze kukunoba. Yewe urabwira tanti sebeye ko ndwaye intuza. Mva imbere rero. Ndekura urugi nikingire. Ani wifunga umuryango. Nanje kukubwira ko jama wawe aje kugushaka. Vindora ninde? Keve nta nshuti cyangwa jama mfite kuri iyi si. Uri kubyumva? Mva imbere mpa amahoro. Ani ni Pazo. Si nshuti yawe se? Uwo se undi aranshakira iki? Aje kugusezera. Uzi ko umusaza agiye kuba i Kigali? Kwibonye akazi wana? Ndambi wabaza kunyihataho no kuntesha igihe. Wicyani ibyo uvuga ni biki kuri Pazo? Nagendewe kibagenza narakimenya. Kunkina ku mubyimba gusa. None se Pazo mubwira ikira? Nta stress y'abantu nshaka. Ko bya bintu bikazera. Ni aka gakwavu k'umweru ndagakunda shawo uzi ukuntu nakise. Wakise ngo iki se Gaju? Nagiye kukita izina ryawe mbona uzamvuna ndajijisha nkituwera. Mbega wowe none se Gaju Karame. ko nyene amafaranga ku buryo bwihutirwa turagurisha uruhe? Ninde wundi se ushaka kuzigura? Si wa wundi se Kevin yatuzaniye? Ngo ikimwe atwicira inkwavu nta na rumwe tugurisha. Izi nkwavu ndazikunda zose cyane. Gaju izi nkwavu nanjye ndazikunda pe. Babarira tugurishemo nibure ebyiri. Ariko wa mukobwa ukunda amafaranga kugeza nawe yarutisha itungo wiyororeye. Umva Gaju
mu gihe nkeneye amafaranga nta handi hantu nayakura. Urumva koko kwanga ko tugurisha atari ukumbangamira? umva rata mwadukwavu mwe mwirire n'ubundi ninjye ubakunda kumurusha. Aka kasakumirura none si icyemezo ufata ni iki? Uzi n'ikindi Gaju, ubwo wanze ko tugurisha ku neza turagurisha ku ngufu. Umva mwe reka tugabane buri wese afata inkwavu ze uzagurisha izawe uko ubishaka. Kuki? Ubwo se urumva nazororera? Ibyo birakureba nta wanyu ugira se. Pazo unywa agafanta tube twiganira ariko Kevin uzi umwanya maze nci ahangaha mani ese hani karahari cyangwa sha ntabwo biba byoroshye pe ibiki se bitoroshye Kevin byasakwe bande mbiki ese nibyo nkubajije ariko uzi ukuntu mwarangiye kwiga mukaba mwarayinsizemo njyenyine uzi ukuntu uzajya ndirimba nshaka kugira umunsi mwiza oya nakibimbuza uko akazuba karasa niko mu maso hacya bano bose kwanga wa murezi ubwanika ko mushaka ngende kwihuta uyu murezi ko sekara ariko uri kunkina biki wa mukaritase ariko ntukarakazwe n'ubusamani bro anika mbwiye kadahari iki iyo mbwiye akase simba nigendeye ese ubundi Kevin ugira telefone ariko ntukanshinyagurire mani none ndi umukire nkawe none se ko adahari abikubwije iki mbapaza wana ntari mu cyumba cye se ngwiki kumba ni karahari ntabwo ashaka kumvugisha anike wangu mva mani bose mani po ndeka wowe mvaho reka njye gukoma ngiye ku cyumba cyangwa icyo twapfuye ndeka ariko mbabarira mani urajyanga nshobora kuko muraburije mani mbabarira kabisa tudaserera ariko ubundi Kevin ko nuba nta kibazo ngiye mfitanye na Anike kuki yakonga kumvugisha Pazo si ikibazo cyawe gusa kuva niki cyarita cyamukubita yarahindutse cyane pe ye nawe bigeze se mani kubyo adashaka no guhura n'abajama be sha nanjye binteye ubwoba ntagisohoka mu cyumba cye nta muntu akivugisha yewe sha birancanze kabisa sha Kevin reka ngende rwose ntakererwa bro ubwo nyine nzamwohereza akamesaje wenda kazagasubiza tu turi kumwe mani sawa sawa turagabana dutwara inkwavu zingana. Nta kibazo Gaju ubwo ari byo uhisemo rwose njyewe ndahera kurura. Urafata inini enye nanjye mfate enye noneho tugabana utwana. Rota takazama nota uda kora ntabona kwi koca yo waramutse Gaju akira mbikira iki gicuba sha Gigi igicuba giteka ku ibaraza ndakibika nindangiza. Siwe kwinkwavu mwazitandukanyije habaye iki Aha turi kugabana tukanganya umubare buri wese agatwara inkwavu ze. Kuki se muri kugabana si mwiza se usenya umushinga wacu ngo arashaka ko tugurisha. None se rata Gigi ari wowe wakenera amafaranga ufite umushinga ntugufashe bikaba bimaze iki? Ibyo ndabizi kubura inote biraraburiza amani niko Gigi nawe umushyigikiye mu mafuti. Gaju uziko mugurishije inkwavu mugasigarana izindi bituma umushinga wanyu utera imbere kandi mwanake mu bibazo si nk'ibyo se mumbwirire Gigi mumbwirire rwose yenda we yakumva. Ariko mwiwerengagije icyatumye dutangira umushinga wo korora inkwavu. Icyo mwiyemeje kitari inyungu n'iki? Nyine twiyemeje ko twareka inkwavu zikaba nyinshi tukoroza abagenzi bacu bo muri club yo ku ishuri. None se ubundi ukeneye amafaranga y'iki yatuma musenya umushinga wanyu koko? Nyine ni ikintu kandi si ngombwa ko mbibabwira. Wamwumvise ko ari ugusenya ibyo twakoze gusa. Kuba kwa mama Nike baguha byose ukeneye amafaranga y'iki se? Ese ubundi izo nkwavu nuzitwara uzazijyana he? ndazijyana iwacu nzajya nzahirira. Ko kwa mama Nike se maze mani murari amakaro. Buri se ufite ikibuti? Mureka zijyane iwabo Gigi. Erega Gaju nawe ntibizakorohera kuzahirira buri gitondo na nimugoroba. Rero bizarangira umushinga wanyu bananiye. Ariko rero nibyo. Gaju ngaho reka tubyihorere ndakomeza nshakisha ubundi buryo. Sha Valentine wakoze kunshaho ngo dutahane pe thanks a lot. Mbona yumvuye ku isoko ndavuga ngo reka nkuhamagare nimba warangije akazi nkuceho. Ariko shati si wambaye neza. Erega mba ngomba kujya muri stage nsa neza we. Ubu wowe wirirwa aho ngaho uryamye ndakuzi. Ngo ndyama. Uziko mbyuka bukarinda bwira ndi mu mirimo yo mu rugo. Nk'ubu simvuye ku isoko ngiye guteka ibya ninjoro.
gusa urambwira ngo naryama ryari uzi ko ari byo koko Valentine iyo rege iyo mufite umukozi murafashanya bikarangira vuba sha nta mukozi tugira noneho na mama yabonye ikiraga ubu ntakirirwa mu rugo ubu wazigiye noneho iyi shomaje uzajya ukora akabaranyica shate se wibuka ukuntu nari umuhanga ndabizi pe none kubera ubushobozi buke ubu bitumye ntiga kaminuza humura sha Valentine erega kwiga n'ubundi ntibirangira nubona ubushobozi uzajyayo shate se ndambiwe mu rugo pe ariko ubu ndenda kuhava ukajya he Valentine ndimo guteganya kujya i Kigali gushakishirizayo ngo haba utuzi twinshi sinakabura ubwo uzaba ushakisha akahe kazi mva sindabimenya neza nzabimenya ningerayo ngo iki Valentine wajya i Kigali utizeye akazi ubwo se wabaho ute kweri urumva ndatekereza kuzasangayo paza akaba ncumbikiye mu gihe nshakisha ariko shyira mu gaciro nawe Valentine ubona na pazo mu nzu mu ruhe rwego pazo se si nka musaza wanjye hari ikibazo namugiraho musaza wawe ubwo se usanze akodesha inzu y'akumba kamwe mwazajya murarana sha ibyo ntabwo nigeze mbitekereza pe numvaga azakodesha nk'uruzu runini akayishyura iki nagira imana akabona icyo yishyura shamburete azaba akazi wa mugani ubundi se Valentine uzaba ugenda ukomanga aho ugeze hose ngo nta kazi yababa wete si kurimo kunca intege koko kandi numvaga mfite ubushake bwo kuva hasi nkashakisha akazi erega Valentine gushaka akazi ni ngombwa pe ariko ntuzahubuke urakoze kumerekeza Gigi naguherekeza shana herekeza ndawundi pazo maze nyine kino gikapu mwana ntagera muri gare rwose ibyo byandenze nawe rwose ngiye Kigali reka genda hamusko ndi karezi wawe se Gigi ntwaze ndagura agafanta wago ugura fanta rwose ngaho zana ariko washyushye basi mwana hagiye gushyerega ahubwo ninze kugera i Kigali ngasura ahantu hose numva hatwika urumva ntambara imyenda nifuza drip za danje ako shana urakabya ntabwo nkabye mwana Gigi abanyakigali baraje bamenye pazo uwo ari we ikimbaje sura kizi Gigi we ntacyo nzi nuko nta smartphone ufite mani ngo ujye nkohereza amafoto natwitse haye ko ntagurumanye ushobora gushaka kuhatwika akaba ari wowe ushya ese uzaba hitwa he usa naye nahamenya Gigi umutipe nyine ariko yamaye nimero ze phone nta gicamo pe ngo iki gusa nugere ukamuburura rahemana kujya barira ibyo ngibyo ahubwo se sha umvuye mu rugo ntanariye uwo mutipe sinzi niba nateka pe reka nugerayo muzajye mutungwa na capati gusa mani shani wazabishobora nta mutarapanze uko muzajya muteka wamugani se ibi bintu byo kwipigira nzabibamo Gigi umva mani urumva uvuye iwanyu bagutekeraga ukarara mu nzu utishyuye ubu byose nyine uzajya ubyikorera rero ntibyoroshye numva Kigali ngiye ari kwikosira ubaze mwana wanjye nubwo witeguye umutima uranangiye ugiye mu mujyi uko wabyiyemeje ndakure kugende ari kumbabarire pazo we untega amatwi cyanu gashuke n'amatara yatse imiturirwa itacu uruyange ngo uteke ko ari paradizo cyanu gashuke n'ibizungerezi n'abagendana n'ibigezweho nyamara imitima ntigezweho ibyo byose n'agahugu kishiraniro byumvishe ako nyine karimbo ntago kari ngombwa tu aba bana ko basize televiziyo yakadi ani mbega niwe uri kureba televiziyo kuki utagiye kwiga none se kutansubiza ahubwo ukagenda mama nagusubiza iki se koko numva ubuzima bwanjye ntacyo bumaze kubera icyo uvuga utyo ani igira hino umbwira utuje mama ubwo se nagusobanurira iki koko ko mudashaka kunyumva ubwo se koko ni gute tudashaka kukumva ani ariko uzi kumbwira gusubira mu ishuri nigagamo ariko rero twagusobanuriye impamvu kandi nizera ko zumvikana
ako ubwo reba gukata imisatsi nkongera nkambara uniforme nkigana n'abana banyemeraga reka mana yanjye hani ni ukuvuga ko kuva twemeranya ngo ujye ku ishuri nta na rimwe wari wajyayo koko ese ko twitegura nawe witeguye wambaye uniforme iyo tumaze kugenda uhita ugaruka mu rugo niko bimeze hani ntujya ku ishuri wirirwa mu rugo ese ngiye mugira mutomba papa mudafunyozo ubu uyu munsi ntatakare ngo ngusanga aho ari kuzatubeshya kugeza ryari ako se mama wundi ni mwebwe mu nkora ibi ceceka amere yawe ndayarambiwe sinongere no kumva uvuga ngo ntitukumva uragira ngo tukumve gute koko ubu hari icyo tudakora koko ngo tugushimishe ntacyo ani icyo tugusaba no gusubira ku ishuri ugasibira ugakora ikizamu ukabona diplome nk'abandi bana sibyo urabizi mama yego umwana wanjye aho gusubira kuri groupe scolaire Kabuto napfa nkavaho ngo iki mwimbwira njye gukarabya agasaro shamazi yadahura Shasine ko wimyoza se amafaranga yo kujya kwa muganga niho wayabonye ntayo nabonye sha sinzi naho nzayakura pe mwe umbuze icyo nagufasha pe birambabaje ubundi siyo nyabona nari kuzakurushya mvuga ko ngiye ahantu batega moto nabwo ni ikibazo rero ndabona amaherezo uzajya ku kigo cy'urubyiruko cya Kabuto ayiwe ubuse abaganga ntibazabibwira mama Nike mwe karame uzi ikintu ukwiye gukora mbwira sha ndabona ukwiye kubwira tante wawe ko wabuze imihango mbere yo kujya kwa muganga reka pe ubwo namuheraye koko mana yanjye none se utabimubwiye akazabwirwa n'abandi nibyo byaba byiza kuri wowe oya nanone kuko basanze utwite warabimubwiye ntumva yagufasha kubyumvisha ababyeyi bawe ako tekereza mama Nike namenya ko naryamanye n'umuhungu azantakariza icyizere ubona se atari umubyeyi wumva urubyiruko ubu koko ni ngombwa ko mbibwira mama Nike mwe urabizi ko nta gushuka nanjye banahenda nkiri muto ndabizi rwose nabonye ko guhisha inda atari byiza na gato iyo ubibwiye iwanyu hakiri kare hari ibibazo byinshi uba wirinze Sine ubu koko ni gute nzavuga ko naryamanye n'umuhungu nkaba nkeka ko ntwite